ndakoresha yo niyo ndakoresha vuga mu Kinyarwanda ndakoresha oil olive oil na amavuta nyine bisanzwe nakanda gakoresha vinegere ndakoresha niyi ngiro iko ariko ibi bintu tujye gukora nta kintu cyitwa isosi kiri bugeremo muceceka mwumve abasheri ntabwo twakwishinga bize baburetse uriko iyi nayo tuyikoresha turakoresha ngo simba mbiri mwayibonye turakoresha navuze ngo ni ketchup uko mbi ziratandukanye iyi ni tomato sauce akana ketchup ketchup yego hanyuma turakoresha soya sauce mwayibonye turakoresha black pepper turakoresha umunyu amavuta turakoresha roiko dukoresha vinegre pavuro igitunguru pavuro y'icyatsi akuzi ko hari n'iy'umutuku n'umuhondo ko nzifite hano higo zirari ngo yego nagenda azanye mu kiganiro kirimo bisata bayabitsimbye ntabwo na ubwo no kuvuga ngo rero turaza gukomeza aka ni agasenda turi bukoreshe aka gasenda ni agasenda k'abahinde kano bakita niba ari chili wati sinibuka ngo nchiki turaza gukoresha na ko mubaniho akajya ibintu birahenda iki nagiye kukigura ejo bundi ndakihorera iki baramwe mu banga ari bibiri yakanyoze no icyumuntu baramwe ni icyata nyine ibi bikoreshwa n'abantu bavuye kuri tekeri yego rata kuri tekeri urahazi se yemwe uri gukata binini insenda uyanga kuya utumuna ataza kururya kandi cyane naruriye numvise rukaze bo ndakurikizaho ibitunguru byose babikata bishyiramo hano mbese oya bishyize mu rusenda agasenda ko ndagashyiramo aho ngaho tungo ndabishyira hano ni izanjye kandi njyewe ugiye kuzikanda se wibaze rero Kinyarwanda abakunzi bo mu gikoni kwa mama Sharirene muraho ndabahobeye cyane nizere ko mumeze neza nizere ko umwami abarinze nanjye ndaho meze neza ndashimira Imana hanyuma rero namwe muyishime muri byose ni Imana iguha ibitwenge ni Imana izana n'amarira byose irabifite ni Imana ikwima ibiryo ariko ikaba ni Imana iguha ibyo kurya ni Imana iguha ubuzima ariko nejo bundi ukarwara muri make ibintu byose Imana irabyemera Yobu niwe wavuze ngo mu kuboko k'Uwiteka ese havamo ibyiza gusa ntihavemo ibibi yari amaze kubibwira umugore we kuko umugore yaramubwiye ati nkurikije ibishyute byahereye mu bworo bw'ikirenge bikaba bigeze mu gitwariro iyi Mana yihakane wipfire aramubwira ngo uvuze nk'umwe wo mu bagore b'abapfapfa ese mu kiganza cy'Imana haba ibyiza gusa ntihavemo n'ibibi rero dushimira Imana ibyiza nibiza tujye tuyiha icyubahiro ibibi nibiza nabwo tuyiha icyubahiro kubera ko ibyiza n'ibibi byose nibitugirira umumaro muri ubu buzima rero turi mu gikoni mwabibonye ko turi mu gikoni kandi rwose nkomeje kubashimira komenti zanyu kunyandikira byanyu mu kuntera courage kunyungura ubwenge mbese no kunteza imbere na subscribe muri kugenda muzikora nimukomeze mukore subscribe mu nteza imbere hanyuma ibi bintu nkora bigere kure ari ubutumwa ari ijambo ry'Imana ari isuku ari uguteka birakwiriye yuko natwe tuzajya turya neza iwacu
hari imico mibi abamama bagira y'ubunebwe n'ubute n'iminaniro ituruka mu bintu mwamwiriwe mw'abamama ndabubaha nanjye ndi umumama n'iminaniro mwamwiriwemo n'imiruho yo gushakisha ubuzima mwita ku bana no gushaka ibizatunga abana banyu ndabyumva ariko nyine hakaba ukuntu wiyima ukarya ibiryo udashaka binabishye kandi ufite ubushobozi niyo mpamvu ntabwo dukwiye kujya turya neza ari uko twasohotse twagiye mu maresitora akomeye twagiye mu mahoteli niba ushobora kuhakora hoteli y'inyenyeri imwe nk'ubu iwanjye nahakoze hoteli y'igice cy'inyenyeri ariko ntacyo hanyuma rero niyo mpamvu tugenda twiga utuntu twiza tw'ubwenge ntabwo rero ndi njyenyine ndi kumwe n'umuntu witwa shefu Rama suhuza abakunzi ba mama Charlene amen ari nafashijwe uzi ko ari urusengero maze nk'umwaka njya mu rusengero izina ry'Imana umwaka umaze umwaka utajya mu rusengero urashize tu noneho urigaye iri jambo rigukozeho ndumva nangiye kubyakira niba guteka tubireke tubanze gusenga ariko nibyo gusenga ni byiza hanyuma rero turakwakiriye kandi urumva umwaka ni mwishirama ni mwinshi kuko witwa shefu byonyine shefu nde Chef Rama none se ubwo urumva ibyo nta makosa umuntu w'umushefu muri iki gihugu banose bamukenera ibyamamare bimukenera amahoteli akomeye ujye ubishimira Imana kuko arabyifuza babibuze yego turagukunda kandi turakwakire kuri mama Charlene kandi rwose mujye mufasha gusabira umugisha Chef Rama atugezaho ibintu byiza name subscribe yego nibyo iyo mbivuze ntago bayiba zibansabire hoya nukuri bazibuke cameraman azibuke gushyiraho link y'ikiganiro cyawe mujye mukora subscribe kwa Chef Rama kugira ngo murebe ibintu byiza ategura hanyuma rero turakwakire kuri mama Charlene umeze fresh harimo nk'uro dutunguru subana tugiye gukoresha yego hanyuma uyu munsi ugiye kudutegurira iki kwategurira inyama bita sauce salad ingamaze numve sauce salad mwabyumvise iyo nyama iwanyu ari wayirya noneho hari n'ibintu ushaka kwaka ukayoberwa uko byitwa kandi icyo cya kibabaje nta n'ibirungo bya danje tuba turi gushyiramo yego urumva tugiye guteka iyo nyama yitwa sauce salad kandi ni inyama itagira ibintu byinshi by'ibirungo bigoye n'ibirungo biri naturel yego karibu rero turakoresha ikirere ibintu byo gukoresha ni ibintu byo icyambere banze babwire inyama inyama bayita steak niyo bakoramo steak sanya mw'abantu steak sanya ni nyama urya ijenga amaraso imbere iyi nyama ushobora urayizi inyama urya ikajya atakara amaraso imbere nibyo ugiye kudutekera nari bita nkubwira iyo gahunda tuyivemo iyi nyama irahenda yitwa steak sanya irahenda cyane ikiro nimba narakiguze hagati y'ibihumbi 7 cyangwa 8 sindi kubyibuka ariko yego urumva ni inyama ihenze uzi impamvu se mbikwereke neza ushobora kujya gutya ukayigirwa ukayishitura byoroshye cyane yego hanyuma rero icyambere nuyiteka mu zindi nyama wenda ntizikunde tukurangiye ugura inyama igura ikiro ibihumbi 8 azanye nazo ndashaka inyama yitwa steak yego inyama yitwa steak ako kazakunanira sawa rero icyambere ntabwo ari inyama y'iroti isanzwe muri make kugira ngo basobanurire ino nyama impamvu yitwa sauce salade ubundi sauce bamenyereye yuko ari inyama n'utuma duto bw'ubu bwoko ariko bwo buri mu isosi none impamvu yitwa salade rero twashyizeho ubundi bayitwa sauce gusa nuko iba yumutse tuba twumutse n'utuma duto cyane tuba twengenda kungana nka gutya ariko turyoha pe yego rero nagira ngo nze mbibereke ukuntu tugiye kubikora yego murebe ukuntu biri bugende ndashaka kugira ngo mbeke ibintu tugiye gukoresha turakora n'agasalade nyuma yaho karimo kokombure na karoti ntabwo ndayizana ndashyiramo simba mbiri black pepper ndashyiramo tomato yego tomato sauce ketchup ndashyiramo soya sauce ndashyiramo umunyu nezo ndakoresha green pepper ndakoresha onion vuga mu kinyarwanda ndakoresha olive ni amavuta nyine bisanzwe n'akandi gakoresha vinegere ndakoresha n'iyi ngiyi royiko ariko ibi bintu tugiye gukora nta kintu cyitwa isosi kiri bugeremo muceceka mwumve abasheri nta sosi iri bugeremo twishinga bize baburetse
iyi nayo turayikoresha byose bikoresha. turakoresha ngo simba mbiri mwayibonye turakoresha navuze ngo ni ketchup kuko mbi ziratandukanye iyi ni tomato sauce akana ketchup ketchup yego hanyuma turakoresha soya sauce mwayibonye turakoresha black pepper turakoresha umunyu amavuta turakoresha royco dukoresha vinegre pavuro igitunguru pavuro y'icyatsi akuzi ko hari n'iy'umutuku n'umuhondo ko nzifite hano higo zirari ngo yego nagenda azanye mu kiganiro kirimo bisata bayabitsimbye ntabwo na ubwo no kuvuga ngo rero turaza gukomeza aka ni agasenda turi bukoreshe aka gasenda ni agasenda k'abahinde kano bakita niba ari chiriwati sinibuka ngo nchiki turaza gukoresha na ko mubaniho akajya ibintu birahenda iki nagiye kukigura ejo bundi ndakihorera iki baramwe mu banga ari bibiri yakanyoze no icyumuntu baramwe ni icyatanu nyine ibi bikoreshwa n'abantu bavuye kuri tekeri yego rata kuri tekeri urahazi se yemwe haleluya ni hehe ntuzahamenye kuri tekeri ngaho ni hehe hana ntizahakujyane mwana wama ntago mazi pe sajya kureba episode ya mbere niya ugeze mu 10 y'ubuhamya bwanjye uzamenya kuri tekeri hariho episode yego ariko urakoresha duto dutoya birahenda cyane noneho ibyo nababwiraga turakoresha na pavuro yego turakoresha icyatsi umutuku n'umuhondo dutangire kunyama sasa turazikata gute ndazikata gutya dutoya duto cyane nakadutungana gutya yego barebe neza ukuntu ukata tegereze niba ngenda ngata gutya wowe uri kuri kamera ikintu usabwa ni kimwe yego ikintu usabwa ni kimwe ni ukudakuraho amaso cyangwa abantu bagira ingeso kwihutisha ni ukuvuga ngo niwihutisha video nuyirebe neza uyirangize ukajya kubikora ntabwo bizakunda ntabwo byakunda fata umwanya uvuge teka ndebe video niba utabufite agace ejo ureba kandi nubonye notification ako kanya nta mwanya ufite ugire kuyibikirwe tujya nimugoroba afite akanya neza nitonze menya ngo chef Rama yabikoze gute kandi nitwa chef Rama ndo umutetsi ubizi neza nugenda nako kwikina kaba karimo ariko none mbaye nikina ntabwo leta yafata tuguhaye diplome urabizi pe ngaho genda ukore muri hoteli zose izashaka kuguha akazi uzayikorere niyo mpamvu ko mbizi urumva nawe rero niba ushaka kubimenya nk'uko mbizi gerageza ubikore ni byiza birasa neza kandi biba biryoshye bitewe n'icyanga ikindi niba uryohewe n'ikiganiro ntuzikajya wibagirwa kugenda udateye comment mbere na mbere like na share kugira ngo niba hari umuntu wawe ufite utazi mu bintu by'imirire ubumugobotse burya mwese video nk'iyi ngiyi yavuga ati nzakora sauce salade gute akavuga ati ndabibonye umva ko ubu mukoreye ibintu byiza rero ibintu tuba tugomba gukora tubishyiramo imbaraga umuhate n'ubushobozi namwe rero mugomba kubireba kandi mukabikunda tunyamande kugenda nkatano kuko kugenda ndukata cyeka muri kubibona genda nkata gutya kandi ikindi nanone nibagiye kubabwira ntago muhejwe ushaka kwandika muri comment ukavuga ati video y'ubutaha turashaka iki ucyo bivuga ndakeka nk'abantu nka batatu ba mbere babihurijeho cyangwa bane ukavuga ati turashaka guteka iki ngiki video y'ubutaha twita tukizaramo bitewe n'icyo ushaka sibyo yego ubwo rero niyo mpamvu turi gukora kadukomeze rero no kuzikata yewe nimureke nicare ananiwe kanicare rwose naniwe kare ndashaje komeze murebe rero ukuntu bari kudukata
ubundi ntacyo duhindura ni ukomeza gukata gutya utuntu dutoya. natwo bagomba kumenya kudukata. ndi kubibona uri kubibona no kubikata ni ubuhanga. buriya se uzi ko nimba nta buhanga burimo? Ni ubuhanga. nanjye nta buhanga mba mbonamo pe, niba uko mbizi. nuko bizi. inyama tukizisoza gutya rero leta nkurikizaho akantu k'agasende. Ikibazo umuntu afite nk'abana ngashyiramo ubwo akareka ufite abana ariko urusenda rwo mu nyama n'urwo mu biraha nta mwana abana bose barabirya. n'urwo mu biraha ntawe uri gukata binini insenda Oya kugira umuntu ataza kururya kandi cyane naruriye numvise rukaze. Bo ndakurikizaho ibitunguru. Byose urabikata ubishyiramo hano mbese? Oya. Icyo mu rusenda. Agasenda ko ndagashyiramo aho ngaho. Tungo ndabishyira hano. So pavuro banzi y'icyatsi twese byose ndabishyiramo hano n'ubundi. Uze ko ukunda kugenda mbikata no kata tureture kukizaho umuhondo akaba ntabwo nkoresha wose. Bibutsa no pavuro irahenda cyane pe cyane rwose. Pavuro igura 2,000 wayiteka yose ute ubwo wabutetse mu byizi wose. Koye Okay, iya bibiri ubanza ruba ari runini cyane undi ni igihumbi. Ni igihumbi?
se uyu muntu bayansubiza ko hari pavuro y'igihumbi yaguseka urase bayansubiza bayansubiza bagiye ngiye baramenda nyine se ubyumva oya sa depa hari ibipavuro binini babiteye amabengeza cyakoze izi ni tungurusumu ndi gukora zikata gutya nazo shopinga dutoya tungurusumu ndushyiremo hariya noneho ndafata indimu nkuremo imbuto mbanze nyikamuriremo hano iyi ndimu imara iki indimu nawe ni kwa kundi ituma ibiryo bigushiramo vuba cyangwa bitagutindamo byita kugugara amba ono twagiye sasa kuri gazi banze dushyira ibintu byose hano byose bigiye kwimukira byose bigiye korerwa ku ipanu noneho canira ipanu shyira amavuta makeya make cyane ahubwo noneho nyereke nibanze ishyuhe fresh ishyuhe cyane yashyushye amavuta yashyushye tugiye gushyiramo inyama kuzikaranga ubwo ziraheraho cyangwa tuzigabanya zirashya ipanu ni nini ariko umuntu ashatse guteka muri ubu buryo ntiyashaka n'indi nyama itariye ariko iyi ngiyi niyo yoroha ariko kaba koroshye wumva karyoshye n'ukuntu cyokora ndashekeje bo tugaragura inyama zacu zishya zimeze neza inyama zanyu ntabwo ari inyama zanyu pe n'izi nkizo yego se oya ni izanjye kandi njyewe ugiye kuzikanda se wibaze rero kinyarwanda uru rusenda ruratwica urusenda ariko ni keza urusenda ni sawa bo noneho rero hanyuma tugiye kuba dukora agasalade aha rero ko tugiye kudekora agasalade ka sosi
kacu. Hano mfite karoti ndayikatamo hano hagati na hagati gutya. Ndangiza nyigegene gutya gutya. Nguko noneho ndagenda nyikata gutya. Mata no kugeza imbere ngarukira hano hagati na hagati na hano nogeze ngarukiriza hariya kuriya. Karanga kureho nongere rero ngere gutya rimwe kabiri gakureho naka ndakata rimwe ahangaha kabiri ndakeraho. Noneho kana rero ndakata rimwe gutya nongereho gutya. Ariko barabizi ko wayitogosheje? Barabizi. Ese ko mutambwiye nanjye mujye mumbwira muri comment mujye munuka twumve. Yego byago wagira ukanuka nkakubona wamugira utari baba so kumushishura nakumira ukarahoro. Nababwiye ko ngiye amaze umwaka nasenga azabinzanira. Yesu we akubona we ariko uri umukobwa ushobora kwihangana, ariko ubwo ubu turi umugabo ariko gushishura ariko shawe icyo ukora uri umwana mwiza pe. Mukobwa ntabwo namwishyura cyangwa umugore sinjya ngenukana n'abagore aba nkabije ukuntu mbakunda ntabwo nabatuka bo. Rimwe kabiri ba twagiye rero ngo nagezeho akafinegere gakeya. Subire kureba aho inyama zigeze. Ubona ko ziri guhindura irange zigenda zisa neza kubibona. Shaka ko ziba brown. Hari ukuntu uri guteka inyama ugenda uteramo akunyu gake 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 wongera usingiza. nabibonye. Subira kuri salade.
fata kamwe ngazinga gutya ngahine hano nite ngaterekaho gutya yewe abantu ko mutambwe ati kuraje umusore wanjye cyangwa munuke nanjye mba subize ajyaga banuka kera narira ariko ubu ngubu nzambasubiza arabavumbesha rero rwose ntukabasubize keka atari umugabo aha Iyi. aho da kara ni agafi karamuze ni agafi tujye kuyipana agasarade ubwo ni agashoshe mba nihuta reka tuntu we ubu kasoshe yewe ga keza karigura inyama mwayibonye salade mwayibonye nayo ka decoration ka bien Ba. ndakurikizaho za vegetable zanjye ni pavuro y'umuhondo icyatsi umutuku igitunguru tungurusumu bishyiremo hano byose icyarimwe biryoshye ute mbona urashabura reka neraho akunyu inyama dore inyama ubu umugore yagenda agasize rasiyo
ati umugore inyama adasize rasi yaza avuga ngo arashaka inyama nk'iyi narasi rasize. Mbashuka amagora asigara asiyo mbashuka mbashuka sha muzazubaka zihirima sha. Turagaragura mpaka bihiye. ndumva najabura mwa bantu ako bimeze neza. Supapuro zizashya ryari ubwo cyangwa ntabwo zigomba gushya? Zirashya ntabwo zishya cyane ko zirashya gutya n'imbisi ntabwo twazitanga. Shyiramo twa kibe magi tubiri. Magi zituma gu iba neza cyangwa testinga neza. Testinga fresh. Ibintu ni fresh, ibintu birasa neza. Biraryoshye bimeze neza. Twagiye sasa ku birungo noneho tugiye kujya ku birungo. Ibirungo my guy smell fresh. Noneho tugiye gutangira gushyiramo ikintu cyitwa ikirungo. Izi ngizi ni sauce salad ariko ntabwo turi bugire. tugiye gushyiraho iki? Iyi bayita simba mbili. Simba mbe. Bayita royiko. Cyamo gakeya. Ikintu usabwa n'iki ni ukureba. Naza buyereka mwa bantu mwe. Royiko. Ako. Royiko imara icyo ubundi. Royiko. Ubundi akenshi ifatisha isosi cyangwa ikegeranya ibiryo. Ariko nahanga ari ukuntu nshaka ko inyama ziza kuza kwegerana nyine nizire zitaratse.
agashyiramo rero akanagamo gakeya noneho ndashyiramo agasosi gake nsindiza tomato sauce cyangwa ketchup niko iyo ikurikiraho urakire mawe twese niba umuntu ukora video witsamuye nawe urakire mawe kantu ko kandi tugenda tuvanga step by step ugenda ureba video neza bitonze kugira ngo niba ugiye kubikora nawe ubikore gutya utaza kwibeshyamo akantu na kamwe. Utungo twatwita sauce salad. Ubimajije mu kinyarwanda byagorana pe. Hano uzi kugira ngo ubone ko byahiye gira hino mbikwereke mu mashade nawe ngwe nurebe ugira gutya sibyo kugira ngo ubone ko ibi bintu byahiye bimeze neza byo kurya byacu byahiye ubundi iyo bidahiye byaba birabirungo twashyizemo byose na ira ketchup n'icyo bifata hasi ariko bihiye ubona bisa nkaho byoroshye biyaga ariko hasi bidafataho do yego kubibona hasi do turabyahiye tujye kubikanda rero soya sauce ubwo yahiye nayo se byose cyane rwose isakuza ba twagiye rero ko shaho ubusagaza wagira ngo niyo muri ya hoteli y'inyenyeri mwagira ngo eshanu. Hano rero nkuko mubibona dufite agasalade twakoze urumva twakoze agasalade hano ka fresh tugiye gushyira ibyo kurya byacu none ko kuntu barurira noneho barura sauce salade. Hano hari umwana ureba nabi kwiga arashaka guhita zirya atanakarabye bantu banje witwa Ayivani uteka byo ndabizi pe haga ikibazo nuko ntabyo ngira neka ndavuga iwanjye iwanjye ariko se n'abantu mwe hano biragize wa mugore we rero ukazagenda utanze iposho kwa chef Rama ntabwo ndi kumwe nawe yego njye mugore nzigira iposho umugore waza umugore azaba yarisha niyo mpamvu rega nagumiwe turaho oya susa yaruri kaba igaragara ku isahane koko meme ko nshaka no kubirya byose ndabimara se baho ba izindi video tugiye gukorera mu minsi iri imbere nzabereka ukuntu abantu batekesha divayi ariko y'abarokore
udushampanye tw'abarokore uburyo utegura ibyo kurya byose uburyo bateka imyumbati muri champagne ibijumba ubundi buryo ushobora guteka ibijumba birimo vegetables n'ibindi bintu utiri ushyiramo ikindi kirungo cyangwa uteka imboga cyangwa ibishyimbo ukahita wirira umva gira vuba turye uko bimeze fresh ayita sauce salad ibihumbi 30 hano muri hoteli urayishyura ugataha umeze neza cyane hanyuma mwabibonye ukuntu biryoshye mubibona se reka mbumvire abantu birasa neza akeza karigwa oya ngo ibihumbi 30 ku kiraguze ibihumbi 8 ngo ibihumbi ko yemwe ntabwo twagutekera ikiro gutekera nk'amagarama 400 ahubwo ntabwo byabingana kuriya gutekera nk'amagarama 400 zanaga kanya ko chef uramo akabi do hanyuma rero nkora mu nganda z'imisumari nasara nkora ahantu bakora imisumari nasara nkora ahantu bakora imisumari hamera gute ahantu bakora imisumari wajya urya imisumari nshaka kuvuga ukuntu nkunda gukoreza c'est bien aryoshye mashere bakoze ndabyishimiye kuba twakoranye ubwo njye reka mbe ngiye ibihe byiza Imana twiteho abantu bakore subscribe hose kuri Mama Charlene no kuri Chef Rama hose mukore subscribe sibyo ndabinginze bye bye nge nakomeje hanyuma turabashimiye abari bakurikiranye mu buryo bwo guteka inyama harya zitwa ngo iki bayita sauce salad ziraryoshye zirasa neza n'aka gasalade kadekoye kuriya nawe uzabikora iwanyu uzumva ukuntu bimeze.